Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka tubahereze ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Ku mbuga nkoranyambaga ikintu kiri kuvugwa cyane cyangwa se ijambo riri trend ni 001. Hashtag 001 yabaye hashtag dore ko iyi hashtag yamaze kuzenguruka ku mbuga zose zigiye zitandukanye. Hari n'abasitari batandukanye bagiye bagaragaza ko nabo bari 001. Team 001 yabaye ikimenya bose. Ni nyuma y'uko umuhanzi Bruce Melody amaze gutaramira hariya nyine muri BK Arena aho yakoze amateka adasanzwe, yari yaje gushyigikirwa rero na bimwe mu bikomerezwa bikomeye hano mu Rwanda, twavuga nka Rocky Kimomo. Uyu Rocky Kimomo ni waje gushyigikira Bruce Melody ari kumwe na mugenzi we nyine Kadafi, tutibagiwe na Irene Murindahabi nawe ari muri timu ya 001, ndetse na Rufonsina ukina film. Aba bagaragaye cyane imbere cyane, ubona rwose ko hafi kuramo byose ariko ngo bahereze icyubahiro uyu Bruce Melody. 001 yakomeje kwibika abafana benshi bagiye batandukanye, ariko akibaza uti niriye banga yakoresheje Melody kugira ngo abafana be cyangwa se n'abafana ba The Ben bongere bamugarukire cyangwa se bave kuri The Ben bagiye kuri Melody. Byagenze gute? Ubundi se Irene yafanaga Bruce Melody cyangwa yarari muri timu ya Tiger? Yarari muri Tiger. Bamwe bakagenda bavuga ati iyi ntabwo ikiri showbiz, noneho byabaye ibindi byabaye ibindi. Uyu Clapton nawe yafanaga Bruce Melody ariko nawe yaje kujya muri 001, akaba rero ari hashtag twavuga ko iri gutrending. Ubundi Bruce Melody murabyibuka ko yigeze kora ikiganiro kwa Irene avuga ati njye bazampe The Ben ubundi mukubita agakonikunda, ariko bamwe mu ba content creator bagiye babigera ko bavuga bati aka ntago ari agakoni yakoresheje. Uwitwa Inkindi Aisha we yagarutse avuga ati ni umuhene yakoresheje ntago ari agakoni. Ati ni gute umuntu bamutumira mu gitaramo yarangiza agakaba? Igitaramo yahise agikaba rwose, ubona ko wagira ngo newe wagiteguye, wabona rwose abafana bamweretse urukundo rudasanzwe, dore ko bamwe mu bakunzi ba Bruce Melody batatinye kuvuga ko The Ben yageze ku rubyiniro abafana benshi bagiye. Ati byagenze bite? Se The Ben nuko adakunzwe, nuko Bruce Melody yari yishyuye abafana ngo baze bamufane, ariko buri wese ari kugenda bivuga mu buryo bwe. Ariko ubundi mu busanzwe kugira ngo New Groove itangire, murabyibuka ko yatangiye bitinze kandi ni ku munsi mukuru. Murabizi ko ku matariki ya mbere y'umwaka abenshi bari kumwe n'umuryango wabo baganira, baba bari gusangira rero iminsi mikuru kugira ngo nyine umwaka bazatangire bameze fresh. Uyu The Ben mu gutegura iyi New Groove yifashishije Bruce Melody kugira ngo baze guhereza ibyishimo nyine abafana ba muzika muri rusange. Ariko rero uyu Bruce Melody yabashije kugera ku rubyiniro akora amasaha menshi cyane ugereranyije, ndetse The Ben nawe aje akora iyo bwabaga. Igitaramo cyarangiye hafi saa 9. Kandi murabyibuka ko muri BK Arena haba harimo ingeri zose, haba harimo abakuru, abato, ndetse n'ikintu abantu benshi bashingiraho ko abafana bagiye The Ben agezweho nuko The Ben yageze ku rubyiniro nyuma, kandi benshi bari bamaze kurambirwa. Bamwe bari bamaze kurambirwa, bamwe batangiye gutaha kugira ngo bitaza kuba bibi nyine mu miryango wabo, dore ko bamwe baba bagomba gutaha kare. Haba harimo urubyiruko rwinshi cyane rubana n'umuryango, baba bagomba gutaha kare. Bamwe rero bagiye babyifashisha baravuga ati ni abafana ba Bruce Melody bigendeye, ntago bitaye ku bya The Ben. Ariko niba mubyibuka neza, kugira ngo iki gitaramo kijye gutangira habanje kubaho gususuruka bidasanzwe n'abantu benshi bari bananiwe. Hari impamvu nyinshi ubundi zituma uyu Bruce Melody cyangwa se uyu The Ben yari kwerekwa abafana nyine ku buryo bungana. Iyo bakifata stage Bruce Melody akabanza, The Ben akagaruka ku ndirimbo yindi, bakagenda bavanga ukabona rwose ko ari ibintu byiza. Umwe aririmba indirimbo 3 ndakaza muri 3 gutyo, ntabwo abafana bari gutekereza n'ikintu cyo gutaha, ntabwo bari kurambirwa.
n'ahandi benshi bagiye bagaruka ni igihe The Ben yazanaga rero ririya torero rya Rama Ministries, aho rero bari bagiye kuririmba iriya ndirimbo bafitanye, hamwe benshi bahise ko basohoka. Bamwe bahise basohoka kuko hari abantu benshi badakunda gospel. Mm. Abenshi rero bahise ko basohoka baravuga ati ntabwo tugiye mu gakiza, reka twisohokere, aha ntabwo ari kwa Mbonyi twaje, reka twigendere. Nacyo rero gituma kiba ikintu nyamukuru cyatumye abafana benshi bagabanuka hariya nyine muri Beka Arena. Irene ndetse na Rocky Kimomo na Kadafi, twavuga ko uberetse urukundo cyane Bruce Melody, ariko nanone ku ruhande rwa The Ben nawe yari afite abandi bakunzi be bari imbere cyane. Twavuga nka Clapton Kibonge, nawe yari amushyigikiye cyane ku rwego rudasanzwe, dore ko uyu bageze no muri vestiaire. The Ben amaze kuva stage arangije amunywesha agakawa ndetse aranamuhanagura, ubona rwose ko ari icyubahiro yamuhaye nyine nk'umwami wa muzika The Ben Tiger. The Ben yari yaje gushyigikirwa na Israel Mbonyi kandi uyu Israel Mbonyi murabyibuka ko bafitanye indirimbo zigera kuri ebyiri ariko zitarabasha gusohoka, ndetse tukazanazibona muri uyu mwaka nyine dutangiye 2026. Ndetse na Uncle Austin nawe yari yaje gushyigikira rero iki gitaramo, ariko hari byinshi byagiye birangwa iki gitaramo. N'utuntu twinshi tugiye dutandukanye twaranze iki gitaramo, harimo abafana uburyo babyakiriye, ndetse n'imurikwa ry'indirimbo ya Pom Pom, indirimbo yahise ko imera nkaho izimije iki gitaramo, byinshi byari kuzakivugwaho, aho benshi rero babibazaga bati ibi bintu Bruce Melody yakoze ntago ari ibintu rwose, ntago ari ibintu twakagombye no kwicara ngo tubicejeke, ni ibintu rwose twanakagombye kuvuga buri kanya tukabigarukaho cyane. Nagiye mbona ariko hari n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bavuga bati Bruce Melody ubundi ashinjwa iki, tumujyanye muri RIB yashinjwa iki? Bamwe bati yaririje undi mwana ari we The Ben, abandi nabo bati Bruce Melody yakabye igitaramo cy'abandi kandi atari ikiwe. Aho benshi rero bagiye bavuga bati Bruce Melody yakoze amahano, ariko ku rundi ruhande nyine ku bafana ba Bruce Melody ni ibintu byiza cyane, ndetse binabahereza confidence zo gukomeza rero kumukunda no gukomeza kumushyigikira. Tutibagiwe kandi nanone industry nyarwanda, nyine kuvuga mu muzika nyarwanda muri rusange, nayo ibirimo igenda itera imbere cyane. Ibi byasize amateka, benshi rero bakomeza kwibaza bati ibi bintu bizahoraho? Tuzajya duhora tubona show nk'izi ngizi? Hari n'abakunzi ba muzika mu gihugu cya Tanzania bagiye babigarukaho, cyane bavuga bati mu Rwanda ibintu byahabaye rwose ni amateka, dore ko ibingibi bidakunze kuba mu bindi bihugu bindi nyine, dore ko abenshi usanga badafite n'amastade akomeye cyane yo kwakira ibirori nk'ibi. Wenda twavuga nka Beka Arena ni stade yakira abantu benshi kandi iteguye neza cyane. Benshi bagenda babigera ko hari n'abafana ba The Ben bari baturutse mu gihugu cya Uganda, nabo bagiye bavuga bati ibyo twiboneye Rwanda rwose ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka, natwe dukeneye ibingibi mu Uganda. Ariko hari n'amakuru ari kugenda avuga ko uyu The Ben yaba ari n'inshuro ya nyuma ataramenye mu ndirimbo za Sekira. Ibi biribazwa atese The Ben niba ari iriya ndirimbo yakoze ya nyuma Indabo Zanjye, akaba agiye kwigira muri gospel nk'umuvandimwe we nyine Meddy nawe murabyibuka ko yagiye muri gospel mu buryo butunguranye, benshi ntibabyakira neza, ariko igihe cyarageze barabyakira. The Ben nawe rero hari amakuru ari kuvuga ko ashobora kuba agiye kwigira muri gospel burundu. Ese uzabyakira gute? Abafana ba The Ben muzajya kuri Bruce Melody cyangwa muzigira muri gospel? Muraza kutubwira hasi muri comment. Uyu Bruce Melody rero nubwo ari uri kugarukaho cyane nyine muri iyi minsi nyine, cyangwa se nyuma y'uko bakoze igitaramo cy'inkundura hariya nyine muri Beka Arena, uyu Bruce Melody yahise ko asora indirimbo Pom Pom yakoranye na Diamond, ndetse nyine iyi ndirimbo ikaba yarabaye n'indirimbo nziza cyane, indirimbo abafana ba Bruce Melody bishimiye, tutibagiwe n'abafana ba The Ben cyane ko nabo bagiye babigarukaho bavuga bati ahangaho ikintu cy'urwango turagishyira ku ruhande, ariko iyi ndirimbo rwose yadukomeye. Bruce Melody arimo rero yibasirwa no ku mbuga nkoranyambaga, aho rero bari kuvuga ati uyu muhanzi bakoranye Diamond Platnumz yaramutereranye, aho atari gufata indirimbo ye nyine bakoranye ngo ubundi yamamaze, aho bamwe bari kubivuga uko babishaka.
Bamwe rero bati Coach Gaël ntago yishyuye neza Diamond Platnumz niyo mpamvu atari kuyamamaza, abandi na bati Diamond yarabapfunyikiye. Ni gute ubundi Diamond adapostinga kuri post ya Instagram indirimbo nk'ingi y'igikoko? Gukoresha story gusa ibyo ntago biba bihagije, ariko nyamara ntibari kureba ku rundi ruhande n'undi muhanzi bakoranye we nyamara we ntago bari gushaka kumugaruka, ahubwo bari kwibasira uyu Simba yagaragaye mu indirimbo ameze neza cyane, ibintu byashimishije abakunzi ba Bruce Melody, baravuga ati nubwo atayamamaza ariko iyi ndirimbo ubwayizi yamamaza kuko ibyo Simba yakoze birahagije. Iyi ndirimbo uraza kutubwira uburyo wayakiriye muri comment, nawe ntugende utabitubwiye wayakira ute pompom. Indirimbo rwose ni nziza cyane. Nawe rero umufana wa The Ben n'umufana Bruce Melody uraza kutubwira muri comment ko yakiriye. Inkuru zacu zo nakagaruka, icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo nyine byose byiza bitazajya bigucika. Jye mwabanye nyita Wakanda, ndabashimiye.